kukubwirira aka kantu. Abantu benshi bibeshya ko umuntu aruha yarageze mu rugo nyine ibintu bikazamba, agatangira kuvuga ati sinari mbizi, nza kubimenya biba byaragenze gutya. Ahubwo ni uko warabibonye, ahubwo ni uko utigeze ubiha agaciro cyangwa se ngo ubyiteho. Ntabwo rero uruha kubera ko wageze mu rugo, ahubwo uba wararushye mbere. Reka nkubwire ibimenyetso by'umuruho. Niba uyu munsi ufite umusore mukundana, mukaba mukundanye uyu munsi, mukaba muri mu rukundo, ndagira ngo wumve neza ibi bintu kubera ko niryo tangira ry'umuruho. Uyu munsi wa none niba ubona uri kuruha mu rukundo utarinjira mu rugo, ntutekereze ko nurwinjiramo aribwo uzaruhuka. Aho ngaho waba uri kwibeshya. Ikintu cya mbere rero uzabona nk'ikimenyetso kuri uyu muntu muri gukundana, uzasanga uyu muhungu ari umuntu ukunda kubeshya kandi akagira utuntu tw'utubanga. Arakubeshya ukabibona, ukabyirengagiza nyine, akaza akakubeshya akagusobanurira, ukumva ko akubeshya ariko kubera ko mukunda ntubihe agaciro. Ikindi kandi ukabona afite utuntu twinshi nyine ahisha, afite amabanga ntajya avuga nyine ngo yerure, nawe ubwawe muri wowe wumva ko hari ibintu aguhisha. Rimwe na rimwe wamubaza akakubwira ko ntabihari ariko mu by'ukuri ubibona. Uyu muntu rero niba ari uko ateye ntuzamwizere. Ikindi kintu cya kabiri, usanga uyu muntu akunda kurakara vuba cyane iyo ukunze kumubwira nko ku makosa ye. Niba yagukoshereje urashaka wenda guca bugufi ngo muganire, ukabona nyine ahise ajya hejuru, ahise arakara, kukubwira nabi, akagira gute, ugasanga ahubwo rya kosa ni wowe rigiye guhindukira nyine ribe iryawe. Uyu muntu rero niba atazi guca bugufi ngo muganire, niba ari wa muntu udashobora kuvuga uti nakoze amakosa reka nyasabire imbabazi, uyu muntu ntabwo ari uwo kugumana nawe. Ikindi kintu kizakwereka ko uyu muhungu nimubana ari itangiro ryo kuruha, uzasanga uyu muhungu ari wa muntu wirukanka mu rukundo cyane, ararwirukansa, muramenyanye, nta nubwo hashize n'amezi angahe atangiye kukubwira ibintu, atangiye kukubwira ati tuzubaka inzu, tuzajya aha, tuzagira gute, nyine arakwizeza ibitangaza nturamumenya. Ibyo ngibyo babyita kumanipira, nyine arashaka kwizeza ibitangaza kugira ngo abashe kugukurura neza, akuzane muri mudu, sinzi ndashaka tuzajya hanze, reka tube dushaka amapasipoti, nyine yirukansa ibintu mu buryo nawe udashobora kubyumva. Ibyo bintu rero ntugatekereze cyane ko ari ukugukunda cyane, ahubwo jya ushyira mu bwenge cyane kubera ko birasa nk'aho ari nko kuguhuma amaso kugira ngo utabasha gutekereza neza. Ikindi kintu kibi nanone uzabona kuri uyu muhungu, uzasanga uyu muhungu akunda kugira abyita gufuha cyane cyangwa se kugira ishyari. Ugasanga rimwe na rimwe arakujajinga adafite na fagiti. Nyine niba umusobanurira ugasanga ntashaka kumva, ahubwo arashaka nyine kugukontorora, ibintu byose bigenda uko abishaka. Urasanga ari wa muntu nyine witwa ngo ndavuze ngo ndagira ngo ibintu bigende uko nyine, ni ukuvuga ngo ntashaka ngo muganire, muhuze, mukore ibintu kubera ko mwese mwabyumvikanyeho, ahubwo arashaka kuyobora, byaba mu byawe byaba mu bye, nyine akaba ari we ukwiyoborera. Muri make ntashaka guca bugufi. Ikindi kintu nanone uzitondera, uzasanga uyu muntu agira amahane niyo haba hari nyine ari joke umuteye. Hari ukuntu mu rukundo haba utuntu tw'udukino, ugasanga murajokinga, ariko uyu nguyu we ntabwo akunda ibintu bya joke. Rimwe aravuga ati jya unkuraho iyo mikino, ubuhaze, ibyo bintu sinzi ni ibiki. Uyu muntu rwose uzamwirinde kubera ko ni itangiriro ry'agahinda. Ikindi kintu nanone uzirinda,
uzasanga uyu muhungu ari wa muntu nyine utagusapotinga muri dreams zawe cyangwa se muri za nzozi ufite, wa muntu ushaka kuzaba we ahazaza hawe. Iyo umubwiraho nyine ubona aguca intege, arakubwira ati si ibyo ni ibiki, urabona ibyo bintu ari ibizakunda. Ubundi uwo muntu aba ari umuntu mubi cyane, kubera ko iyo ukunda umuntu uramusapotinga, kabone n'ubwo yaba afite inzozi ashaka kugeraho, ariko ukumva nyine hari ukuntu bibogamyemo, ukuntu hari ukuntu umugira inama nyine ukabicurukura ukabijyana mu nzira nziza, ukabasha kumukosora kugira ngo umuce intege, umubwire uti ese ni ibiki, urumva umuntu nkawe, ibintu nk'ibyo. Uyu muntu rero niba atari wa muntu ukumva ngo agusapotinge, akugira inama muhuze, we ntabwo ari umusore wo gukunda. Ikindi kintu nanone, uyu musore niba mukundana uzasanga nyine muri wowe uri confused, uratangira kwibaza ngo ku bundi uyu muntu arankunda, uyu muntu anyitaho, nyine nawe ubwawe ntuzi neza ko agukunda, utangira kuba confused nyine. Kandi ngira nkubwire ngo mu rukundo, iyo ukunda umuntu by'ukuri ntabwo uba confused. Iyo umuntu agukunda ntabwo uba confused, umutima wawe wonyine ukumvisha ko uyu muntu agukunda, amaso yawe urabibona, umutima ukabyumva, nyine urabyumva. Ntabwo utangira kuvuga ngo umuntu arankunda, ubuse yaba ambeshya, ubuse yagiye. Iyo hatangiye kuzamo iyo confusion, ni ukuvuga ngo hari ikintu kiba kitagenda neza. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda cyane. Iyo utangiye gushidikanya ku muntu byanga bikunda, haba harimo ikibazo. Ikindi kintu nanone uzasanga ari wa muntu muhorana ariko mu ma stress, ugasanga murahuye nk'aho mwakaganiriye nyine ngo mugire ibyo mungurana, muganire ku byubaka cyangwa se n'ibindi bintu bikomeza urukundo. Ugasanga havuyemo ibintu by'intonganya, wazanye ibyashize mubisubiyemo, bitwaye umwanya. Ugasanga cyagiye mwari muri kumwe ngo mwishime, muganire, muprofite ako kanya muri kumwe, ahubwo niwo mwanya mubonye wo kuvuga ibintu nyine bibarakaza. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu atandukanye nyine murakaranyije nyine, nta muntu uvugishije undi neza, kubera ko umwanya wanyu mwawukoresheje nyine muvuga ibintu bidakwiye. Ikindi kintu nanone, uyu musore uzasanga ari wa musore nyine ukunda kugukontorora cyane, nyine aba ashaka ngo ukore ibyo ashaka. Nyura hano, niba ugiye aha hareke ujya aha, niba ugiye gukora ibi bireke gukora ibi. Ashaka kumenya wavuganye nande, mwavuganye ibiki. Ese arashaka ngo buri kintu cyose akigiremo control. Ahangaha ndagira ngo unyumve neza, kuba wakora ikintu ukabwira umuntu ntabwo ari ikibazo. Niba hari n'ikintu kibaho cyubaka urukundo, ni communication. Ni ukuvuga ngo niba ari icyo ugiye gukora rero ugomba kumubwira, ariko we ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumubwira, ahubwo aba ashaka ngo ukore we icyo ashaka, nyine cya kindi yifuza. Wowe niba umubwiye uti ngenda ndashaka gukora iki, ntabwo akubwira ati kore nyine kubera iki ushaka gukora iki, nyamara ndabona ubikoze gutya, byagenda gutya, nyine ngo akuyobore, wenda kubera ko abona ko ibyo ugiye gukora atari byiza cyangwa se bishobora kukugeza habi. Ahubwo baravuga ati oya, ndabyanze, nyine kora ibi, niko ntegetse, niko mvuze. Rimwe na rimwe ugasanga ni umuntu urakara ku buryo ashobora no kugukubita. Hari cyane n'abantu ukunda kumva bafite nk'umu boyfriend, ukumva arakubwira ati rwose aranankubita pe. Come on, ntabwo niba wumva ko umuntu ashobora gukubita mukira aba girlfriend cyangwa se aba boyfriend, uba wimagina ko nimubana bizagenda bite? Iryo ni ryo tangiriro ry'umuruho nakubwiye. Ntabwo uruha kubera ko wageze mu rugo, ahubwo wararushye mbere,
ariko ntubihe agaciro, ukumva ko ari urukundo ukabirenza amaso, bizashira nta kibazo, ariko ntabwo bishira. Ni ukuvuga ngo utwo arimo kukwereka uwo munsi ni utubungukira, ni utuntu duto ari kukwereka ku byo nyine afite byinshi. Ni ukuvuga ngo rero nutangira kubona ibintu bibi ku muntu muri gukundana, ntuzatinye rwose kuvuga uti birangire. Jya wihitamo, kubera ko nta muntu uzagukunda kuruta uko wikunda. Kandi nk'uko mpora mbigusubiriramo kenshi, jya ubanza wimenye. Hari abakobwa benshi bumva ko gukundana n'umuntu mugatandukana ukumva ko niryo herezo ry'ubuzima, ukumva ko ibintu byacitse. Birababaza kubera ko iyo utandukanye n'umuntu ukunda urababara, ariko nanone kugira ngo ubabare iteka ryose wababara umwaka umwe bigashira, ubuzima bugakomeza. Rero jya ukunda, ukunde cyane, ariko ushyire mu mimerabwenge, kubera ko amarangamutima iyo yasumbye ibitekerezo byanga bikunda ntabwo ibintu bigenda neza. Ikindi nanone nakugiraho inama, niba uri gukundana n'umuntu, jya ureka kwimariramo cyane. Ngo hari umuntu uvuga ati ntabwo umenya uko byagenze, ariko reka nze nkwire icyo nkwibwirira aha ngaha. Niba uri umwana w'umukobwa ukaba uri gukundana n'umusore, uzakora ikintu cyo kutamusura ahantu nyine hari ahantu hihishe, nakita nka hari purive. Mujye muhurira ahantu hari public, ahantu muri resitora, ahantu nyine hari abantu benshi. Buriya kiriya kintu cyo kujya kuri date mukajya ahantu hari abantu benshi, mukajya ahantu nyine hatihishe, hari ikintu kinini kibarinda. Ariko guhora muhurira ahantu hihishe muri mwembi, ibyo bintu nabyo bibakururira gukora ibintu mutatekereje. Rero icyiza ni uko mwajya muhura ahantu, igihe utarabashuwa neza, igihe utaramenya neza wa muntu muri gukundana, jya wirinda guhurira nawe ahantu nyine hatari abantu benshi, kubera ko iyo muri ahantu hari abantu benshi, hari ukuntu nyine ibitekerezo biba bifite ukundi kuntu bitekereza gutandukanye n'igihe muri ahantu nyine hamwe mwenyine. Rero niba utarabashuwa neza, ukaba utaramenya uyu musore, ukaba utaramenya uyu mukobwa, jya wirinda guhura cyane nawe nyine muri ahantu hihishe. Mujye muhura muganire, mwatahe n'undi atahe, bizabafasha kwirinda ibibazo bya hato na hato. Rero nk'uko nabikubwiye, ibi bintu nkubwiye uzasanganira umuntu mukundana, nubibona ukabyirengagiza, uzamenye ngo mu hazaza hawe uzaruha, bizakubana ibibazo. Ni byiza rero ko wita ku ma red flag mbere y'uko winjira mu rukundo rurambye n'umuntu muri gukundana uyu munsi. Ibi ni byo naguteguriye uyu munsi. Wakoze cyane. Bye bye.